kandi sindi n'ikirumbo oya oya sindi kiraro nzahora mu buzima bwanyu ndi umwamikazi w'isi yose ndi umwamikazi w'igihe cyose nzahora mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe babato Mbaye ikaze mwe mudukurikirana kuri wabafasha.com ndetse no kuri YouTube channel ya Bwiza TV. Nge nkuko mumaze kumenyera nitwa niyo buhungiro David aho tugenda tubana mu kiganiro isanzure. Ya muri iki kiganiro tugiye kuganira n'aba bana mubona turi kumwe, umwe yitwa Joyce undi akitwa Debra, bari butangire babibwira. Batangira wibwira abakurikiranye Bwiza TV. Ya murabibona turi batatu, reka mena mugenzi we atwibwire. Mwakoze nitwa Bahati Christine Joyce. Ja nkuko nakubwiye ni ikiganiro isanzure aho tugiye kuganira ku ngingo nyinshi cyane zitandukanye harimo gusetsa ndetse n'ibindi byinshi cyane. Wowe icyo usabwa no gukanda kuri subscribe kuri Bwiza TV. Wowe turabikora kugira ngo tujye tubana ndetse ukibuka no gusura website ya wabafasha.com. Debra, amakuru yawe? Ni meza. Debra, ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 12. Debra afite imyaka 12. Nanjye mfite imyaka 12. Ya 12. Wiga mu wa kangahe? Mu wa gatanu. mu wa gatandatu. Uri mu wa gatandatu? Mu rugo nagana he? Mu rugo ni ku Muhima bita kwa Kiruhura. Ja akaba bose baherereye hano mu gace ka Muhima. Ya nkuko nabikubwiye turi buganire ku bintu bitandukanye aho bagiye gutangira bagira icyo bagaragariza abakurikiranye Bwiza TV. Debra, tangira rero ugire ikintu ubwira abantu bakurikiranye Bwiza TV. Ya cyo nababwira kudukurikirana ndetse ibyo turi bubagaragarize bibashimisha. Ja hari ikintu Debra agiye kubageza bamwe mukurikiranye Bwiza TV. Wowe icyo usabwa no kuguma kuri Bwiza TV kugira ngo iki kiganiro kitagucika. Joyce nawe dufite akantu ubuze kutwereka? Nta kibazo karahari. Sawa. Ngamugire iki tugiye guhera kuri Debra. Debra ngaho nagacyo ugiye kugeza ku badukurikiye? Ya mfite impano yo kuririmba. Uraturimba indirimbo zingahe? Nta gace gato iyindi turayifatanya na Joyce. Okay. Ngaho turabamikazi nta numwe tuzabisangira. Yeah. Turabamikazi turumwe kumumbe. Turabamikazi nta numwe tuzabisangira. Yeah. Turabamikazi turumwe kumubumbe. Ja thanks Debra. Reka twegere na Joyce nawe agire akantu agaragariza mwe mwese mudukurikiranye kuri wabafasha.com ndetse no kuri YouTube channel ya Bwiza TV. Okay, mwakoze yanjye kwaririmba indirimbo yitwa Bwiza ndako yitwa tekereza. Mwakoze tekereza ejo amazi ugira icyo wakumarira, maze ugenda aho wakugeza, maze utangira ugende mu marava nk'abana wageze ku cyo wifuza kandi watekereje kuva na kera. Tekereza nanjye naratekereje ubu nigejeje ku byo nifuza kandi cyaje nk'uko nabyifuje. Ya thanks. Yarabona ko nabana nyine bafite impano zo kuririmba kandi ubona yuko babishoboye. Hari umuntu wabuze kwigana umuhanzi runaka? Nk'umuhanzi nyine wumva ukunda ku buryo wasubiramo nk'indirimbo ye? Debra gerageza sibyo? Antaye. Joyce nawe ubwo nawe ugiye kumutubwira sibyo? Ubu uze kwigana. Karibu, 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 ni karibu, iwanje ni karibu,
ni karibu mu mutima wanjye wowe ni karibu. Yeah. Karibu 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 ni karibu iwanjye ni karibu ni karibu mu mutima wanjye wowe ni karibu. ya thanks Deborah. Joyce nawe rero nawe yadushakiye indirimbo y'umwe mu bahanzi nyine nawe ari buze gusubira mareka na Joyce nawe ayitubwire ayituririmbire. nta kibazo ngiye kubaririmbira indirimbo ya bushari bita umwari. Agiye kuturirimbira indirimbo y'umwe mu basore bazwi hano mu njyana ya hip hop yitwa Bushari bayita umwari. baruteye neza umwari uteye neza wasaga imana ijya kurema yaricakira akaguru kukandirima ndakuremye ahari uza kumenya ndakuremye ahari uza kumenya umwari uteye neza umwari uteye neza uteye neza nako. Thanks Joyce. Nkuko nabikubwiye ngiyi ni Bwiza TV, icyo usabwa no gukanda subscribe kuri Bwiza TV ndetse ukibuka no gusura website yacu ya wa_bwiza.com. Nkuko nabikubwiye turi mu kiganiro isanzure aho tugenda tugaragaza impano zitandukanye z'abantu batandukanye, nawe wifuza kuba hari icyo wageza kuba dukurikira nawe uhawe ikaze. Joyce, nuwuhe muhanzi ukunda? uko ngiye nkunda bushari. Watubwiye ko ufite imyaka 12. Imyaka 12 ni wumva mu myaka iri imbere wumva ushaka kuzaba iki? Je mu myaka iri imbere mbarumva nshaka kuzaba umukinnyi wa filime ukomeye. Deborah, nanjye numva naba umuririmbyi ukomeye hano mu Rwanda. waririmbye ya ndirimbo ya ni Magna yitwa Karibu. Marina uramukunda cyane? Ntabwo ari cyane. Ni uhe ukunda cyane? Nkunda kwinca. Okay, none ubwo none arya urahita udushyiraho niya kwinca sibyo? Na bimwe mwumva ngomba nifunze njye niko nteye nacyo nikanga. Na bimwe mwumva ngomba nifunze njye niko nteye nanjye mbibona uko sindi kirara kandi sindi n'ikirumbo. Oya sindi kiraro sindi cyoya reka sindi gihomora. Ibyo nanjye mbyumva nk'ibihuha erega nanjye ndumirwa mbikoze Imana yampana. Thanks Deborah. Okay, nkuko nabikubwiye iki ni ikiganiro isanzure aho tugenda tugaragaza impano zitandukanye, nawe hari icyo wifuza kuba watugezaho uhawe ikaze kuri Bwiza TV. Mwatubwiye ko mufite impano yo gukina filime, wowe ufite n'inzozi zo kuba wazavamo umukinnyi wa filime sibyo? Deborah, wowe nizihe nzozi wumva ufite? Inzozi nko nabivuze mva naba umuririmbyi ukomeye. Hari indirimbo zawe wandika? Zirahari ariko si nyinshi. Ufite nka zingahe? Ni 5. Okay, atubwiye ko afite indirimbo 5 akaba wifuza kuba nawe hari icyo wamufasha, muhawe ikaze. Reka bagire akantu batugaragariza nk'uko babitubwiye bafite impano yo gukina amafilimi. Bora akantu nibutse nagakino waba ufite ngo dukine hari irungu. Reka turirimbe. Okay, sawa ririmba ariko nayo ndaza kukwereka kanje kandi nanjye uranyishyura ariko kwishyura ntacyo. Okay. Is Deborah all the girls with a queen? They stand and shine cause we can. Ako koroshye wapi kabisa aho ngaho ngenda gukobye. Is Deborah all the girl with the queen? They stand and shine cause we can. Kurukirimba nk'igikona gishaje.
wowe uri kubona wandusha mu kuririmba. ahubwo wowe uririmba nk'igikona gishaje nk'uko ubivuze. Mvurujwe ufite byibuze. Kareka Wagiye ahubwo unywa njye amazi ndakurusha wana, ahubwo nanjye hari akandi kintu mfite. Hari ikibazo se nkweretse kandi dufite, ariko nawe uraza kunsubiza. Ngere hariya ndi kugenda nk'aho modo, nawe uragaruka, ningaruka nawe usubira ugaruke. ibyo byoroshye. Ngaho genda turebe. Ibyo byoroshye. Okay, nasubiramo nkaho turebe. Ariko wagira kakunsetsa, reka uri kugenda nk'urunuza nk'uruzovu, ubundi kwamara ubuse wabona buri bundushe. Wapi kabisa, we ntabwo wandusha. Alright, nk'uko nabikubwiye ni Bwiza TV mukomeje gukurikirana, aho ndimo kugenda nganira n'aba bana aribo Debra ndetse na Joyce. Nge nitwa David niyo buhungiro, mukaba mushaka kuba mwadukurikirana kuri wa3.bwiza.com. Ya, mubonye impano zitandukanye bagiye batugezaho, hari n'indi muduhishiye sibyo? Ego. Irahari nayo bagiye guhita bayitugezaho. I'm young and stay home, sizo moramo. I'm white versus zihora ku rutare. I'm beat kira strong again, never change. My father, I don't forget. Mugakino again dukora ibihabanye. Kambaye Chanel, amakici twakubye nk'abafite pate zitandukanye ibigwi. Sinakazi igihe everyday I'm busy. Yeah. Ubu ni station muri kumva ubundi gihe mugakino ka hip hop ngasiziyemo mbonye batangira kunyita umutora imara kumbona siko ndi kutabasha kubona ikindi imbere muri hip hop station as a legend dinango nagundi muntu gwa mukurikira kubera yuko namusesha nk'igingoza yamutukira akagenda bebetana nka bebe nyamara uwo mumbonaga yaragira no mukide uwo ni station muri kumva umuro mutwe ku muryango aho kongera ugafatana uwo ni region station nta wundi Ndumwamikazi w'igihe cyose nzahora mu buzima bwanyu, ndumwamikazi w'isi yose. Ndumwamikazi w'igihe cyose nzahora mu buzima bwanyu, ndumwamikazi w'isi yose. Ndizera yuko mwe mudukurikiranye kuri Bwiza TV mwaryohewe n'ikiganiro cyacu. Ngewe na Joyce na Debora, nyuma yo kuva muri izo ndirimbo zifatwa nk'izo hanze, reka twinjire n'iwacu. Batubwiye yuko bafite n'impano yo kuba babyina ku ndirimbo za hano iwacu gakondo. Nyabusa amatajya amatera agahinda n'amanyagwa, adutwaye uw'ingenzi bakoga aduteye agahinda. Mbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe. Mbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe. Mbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe. Mbe babato bawe watetesheje ubasigiye nde. Mbe babato bawe watetesheje ubasigiye nde. Iriya nshuti yawe Lorete nzamubwira iki? Abarira nimwihanagure mwicecekere. Abarira nimwihanagure mwicecekere. Gashira manga gasavi n'umiyanye katibyukunyoza ibirenge ayiwe urakozwa na Nyabarongo umugezi utemba. Hoya mami horere none, hoya mami horere none umukobwa w'injyana. Nyuma yo kurebera hamwe impano zitandukanye, reka bagire icyo buri wese yasaba abantu badukurikiranye hano kuri Bwiza TV. Reka duhere kuri Joyce. Okay, murakoze. Icyo musabwa no gukanda subscribe kuri Bwiza TV kandi mukakomeza kudushyigikira mu byo dukora byose. Murakoze. Nta kindi musabwa no gukora subscribe kuri Bwiza TV
mugakora na sheya mukareba ibyo dukora.